ikiri kudindiza ibintu byawe cyangwa amasezerano yawe, impamvu iri gutuma ibintu byawe mu by'ukuri bidindira, ubimenye ngo umunyarwanda wese ahava akagera nta mpamvu afite yo kudasenga, kuko niba hariho umuntu Imana yiyeretse ni umunyarwanda. Imana irambwira ngo umuntu wese yige gusenga kandi ayishakane umwete. Ndamuyanje byahindutse igihombo ndetse n'ibintu byose mbibona nkaho ari amase kubw'ubutunzi butangaje bwa Kristo nungutse. Urumva ibintu byo muri Yesu babisaba kugira ngo we kubifatikanya n'ibindi Byaza na Yesu nta ntambara nta bya none nta bizaza byaza nta fotokopi isa rwose na original isa rwose. Imana itaza kubwira Abrahamu ngo nukuri kuri Sara niho hazava umwana w'isezerano, yari yamaze gukonfirma ko Ishimayeli ari we. Bivuze iki? Biravuze ngo mbere y'isezerano haza ba Ishimayeli, kandi bavuye kuri Hagayi, nyamara basara bakira ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba imuhindura umwami muri bene se bose imuha icyubahiro. Iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasa kanije gutabara. Iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasa kanije gutabara. Basuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu Rwanda n'abari hanze igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Kuko mubibona kuri kamera zacu twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Hari haciye iminsi tutabana ariko twongeye kubana, kandi Imana ishimwe ko duhuye tutishwe n'ibyaha, tugifite ubugingo. Reka tukwakire usuhuza abakunzi bacu. Mwese ndabahobeye abo ku Mana irahari, abo kuri Mos TV, nukuri ndabakunda kandi yonje mba numva mbakumbuye. Hari igihe abantu bibwira ngo kuko tutarebana ngo ntago tubakumbura, ariko iyo dusangiye ibyo kwizera niko Bibiliya itubwira ngo abatubanjirije bajyaga bakumburana, ngo bahura bagahoberana, ngo bakanga gushirana urukumbuzi. Bene data bakunzi b'ijambo ry'Imana, abo Yesu yapfiriye, ndabahobeye mu izina rya Yesu. Nimugubwe neza. Nitwa Revera Pasteur Moise Sindayigaya, ndagarutse kandi ngarutse mu mugambi w'Imana. Yego ugarutse mu mugambi w'Imana. Reka rero bitewe n'umwanya dufite tugusabe kugira ngo ubanze usenge Imana, numara gusenga Imana uhite uduhereza ubutumwa Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Yego Mana nziza, turagushimiye. Nyemerera ufashe imitima yacu igiye kumva ijambo ryawe, twe tugiye kugabura ntaba ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Reka uwigisha n'uwigishwa bose bagabane mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Yego reka dutangire turirimba. Yego mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, izeye Yesu ntabwo bamfite. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, nibumbatiwe n'umukiza unkunda, izeye Yesu
ntabwo bafite. Haleluya. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane, aravuga ngo ubu ngubu ntabwo ngitinya ngo ibyago cyangwa amakuba, ngo nzi yuko Imana yanjye ibitegeka, ngo kwiganyira nuko ubusa. Amen. Amen. Hanyuma rero iri ni ijambo ry'inkomezi ku muntu wese utari ukomeye. Yego. Ni ijambo ry'inkomezi. Kwiganyira nuko ubusa. Mu minsi nk'ingaho ishize Imana yampaye message, nyisubiyemo kugira ngo n'utarayumvisha yumve. Yego. Nze kubona uko ninjira muri message y'uyu munsi. Uyu munsi nabwo mfite message yawo, ari nayo ngira ngo ufokasingeho kurutaho. Yego. Message y'uyu munsi iravuga ngo nje kuvuga umenye uko witwararika. Ndavuga ibintu bigera kuri 4 gusa. Yego. Abari byo dusengeramo, ariko nibutsa abantu ibintu navuze. Yego. Imana yari yampaye ibintu 4. Yego. Cyambere yarambwiye ati bwira abantu bose bahanuriye igihugu intambara, igihugu cy'u Rwanda, ubabwira ngo musigaho. Imana imbwiraho ibintu 3 bikomeye. Yego. Icyambere irambwira ngo igihugu ni ingobyi ihetse twe, igaheka abadukomoka, igaheka n'abuzukuruza. Irambwira ngo icya kabiri ngo abantu basigeho gutema ishami ry'igiti bicayeho. Icya gatatu irambwira ngo abantu nibagira umutima ukunda igihugu hanyuma bagisengera. Ibyo rero uko ari 3 narabivuze mbibwira abantu. Icya kabiri Imana irambwira ngo nibwira abantu bahaguye bagasubira inyuma bakajya mu byaha, ngo icyo bari begamiye icyatumye bata Imana kigiye kuvaho, bagiye kubura icyo bari begamiye, bagaruke badafite pfa, badafite na ruguru. Imana irambwira ngo uzi ubwenge agaruke vuba. Icya gatatu Imana irambwira ngo nimbwira abantu Imana yagiye yiyereka nubwo baba bavuga ngo ntibigeze bayimenya cyangwa ngo bajye mu byayo bagaragare ko barimo, ngo nibafata umwanya wo gusenga, kuko nta mpamvu, nta rwitwazo bafite, kuko Imana yaberetse ko ari Imana yabo. Ijambo rikomeye Imana icyo kintu cyanyeretse ko Imana ikunda abanyarwanda. Hanyuma abantu benshi bura hari abahise bafata umwanya bati buriya agiye kurwanya abahanuzi, bati buriya reka da, Imana yarambwiye ngo abahanuzi nibibuke barebe ibyo ba Elisa bakoraga. Elisa ngo igihe ingabo z'Abasiriya zashaka gutera Isiraheli, yarasengaga Imana ikamubwira imigambi yabo, akayibwira umwami. Bivuze iki? Biravuze ngo inshingano y'umuntu w'umuhanuzi ya mbere ni ugusengera igihugu kugira ngo kigire ihumure impande zose. Amen. Umuntu wese udasengera igihugu afite ikibazo mu buhanuzi bwe. Ikindi Imana yarambwiye ngo umuntu wese uhanura ubuhanuzi budafite insinzi, ubuhanuzi bwe bufite ikibazo. Kuko ubundi warukwiye kuza uvuga uti bimeze gutya ariko dusenge. None barahanura bakadutera ubwoba gusa, kandi nayo ndi umuhanuzi. Ariko Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo basigeho, kandi yarambwiye ngo hanyuma yo kumva iyo message nibakomeza kwitwara gutyo bazahura n'ikihano kivuye ku Mana. Kuko Imana yambwiye ko ifite inzira nyinshi yakosoramo abantu, ariko igihugu kitabaye umwirare. Bivuze iki? Biravuze ngo Imana iradukunda reka, kandi iyo dusenga irumva. Maze igihe ndi gusenga nkabwira Imana ngo Mana ni iki wifuza? Imana nzi neza ko ikunda abantu basenga. Bibutse ko n'utasengaga ubu hari abantu bafite inzitwazo, isengero zabo zarafunzwe, hari abafite inzitwazo, ariko ngo aho basengeraga harahagaritswe, hahandi mu butayu no mu misozi. Ariko iyo si yo mpamvu. Imana ntabwo ariko ishaka. Imana irashaka ko abantu basenga, bagasenga no mu nzira kumva. Ariko yavuze ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, yibwire byose ku murongo bikugoye, Imana iragukunda ntabwo yaguhana.
jya ufata umwanya wiherere maze ugira ute Usenge. kwiherera rero ntabwo Imana yorudona abantu ngo basengera aha abwira bavuga gusa ngo umuntu najya gusenga kinge gukinga no kwivana mu bikurangaza ukumva ugukiye kwegerana n'Imana wakinga uri mu rugo iwawe wajya muri saro ugasenga yewe ikintu tuyikundira no muri dushu yihamagaye ritaba yego urumva rero Imana niyo kwizerwa hanyuma nje kukubwira rero nje kuvuga ikiri gutuma ibintu byawe bitagenda neza ibiri kudindiza isezerano ryawe icyambere reka tubane dusome ijambo ry'Imana Abikorino ba mbere ibice 15:33 haravuze ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza nimugire mute ntimuyobe icyambere rero Imana yarambwiye ngo kwifatanya n'abisi no kuvangavanga ni imwe mu mpamvu idindiza isezerano umuntu ugasanga afite amasezerano meza ariko yamara kuva mu rusengero wareba ikigurupa abana nacyo ntabwo ari ikimusunikira ku Mana ahubwo ni ikimukamuramo n'ibihe byiza yari afite Imana yarambwiye ngo iyo ni bariyeri ikomeye abantu bataramenya kuvangura ibyara n'ibitera bazazenguruka umusozi igihe umaze uzenguruka ku musozi kirahagije Imana iravuze ngo iciye inzira naho nawe cyamika ni ijambo rivuze ngo uwo musozi wawe warawuzengurutse banza usuzume impamvu wowe utinzeho kubera ko uruhare rwawe ugomba kurukora kuko ntawe uzarugukorera hanyuma Imana nayo izarukora kuko nibeshya kabiri gushaka kungukira hose ushaka kungukira hehe hose icyo kintu ubwo kirumvikanyira gushaka kungukira hose ugashaka kungukira mu by'agakiza no mu byaha akagasimba kakajya kareba hejuru hose ugashaka kungukira hose ukumva iby'agakiza urabishaka kubibamo ariko n'ibyahariro urashaka kubibamo Imana yarambwiye rero ngo mbabwire ngo siko bimeze izubwenge gufata impu zombi gushaka kuba uw'Imana ugaba n'uw'isi ibyo bintu bibabaje Imana kandi Imana yarambwiye ngo nta muntu n'umwe uyirusha imibare abashaka kungukira hose rero ntago bizabahira reka da ntabwo bizabahira gushaka kungukira hose wapi Imana irashaka ko wungukira hamwe hamwe ni hehe no gutegereza Imana Paulo yavuze iki yaravuze ngo nyamara ibyarindamo yanjye byahindutse igihombo kubwo kugira ngo ndonke Kristo none se reka nkubaza Imana iraha uremera ko umuntu kugira ngo avuge ko yahombye aba yaranguye yes kugira ngo Imana igutabare nukuyereka ko hari ibintu nawe wari witezeho inyungu ibintu wari witeguye uvuga ati ibi bintu narabikoraga nkiri umupagani byanjyariraga amafaranga nkiri mu byaha nabinyuragamo nkabona imibereho nabivanagamo amaramuko nabinyuragamo nkabaho abantu bese icyo gihe rero iyo ushatse kugira ngo none se ngo kuri Imana ibizi ko ngo ariho nkuru buryo ariko murumva Imana ikennye uburyo ku buryo yabuze ukwigutunga subiza Imana yabuze ukwigutunga ku buryo wisegura ibintu by'ibyaha ukisegura ibintu byo mu ngeso mbi ukisegura utuntu tumeze nka umwana wasenze ariko atizera neza arasenga yajya no mu kizamini akagendana inkota urayumva agacura ibintu ari bukopere rero niyo umuntu atizeye ko yavuganye n'iyeri idapfa arasenga ariko agashyiramo n'akantu ko kwirwanirira Imana rero yarambwiye ngo mbabwire ngo nimusigeho iyo ni imwe mu mpamvu ikomeye idindiza amasezerano kuko uragenda ikakubwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza ariko rubwiye kubwira ati mwana wanjye nzakugirira neza wari ukwiye kumva imvugo y'Imana Paulo yavuze ngo ibyari ukayirana ufatikanya wegeranya uvuga ngo urumva ngo n'Imana irabizi ngo nta kundi twabaho urumva Imana wowe uzi ko isi n'ibiyuze ari ibyayo uzi ko ngo iyo ngo yakurakariye ngo ibintu byawe ibihuhisha umuyaga mwiraho ngo uzi ko ihuha na etaje ikagenda cyane uzi ko ihuha n'aba miliyoni ari kuri banki akagenda
ngo ariko ngo yibihamagaye ngo ibihamagarisha ikivugirizo jya kwa Imana irahari jya kwa pasiteri jya kwa wa wundi uyu mukobwa niyubake uyu mubyeyi nabona amahoro mbese ngo ihamagarisha iki ikivugirizo Ima turajyana yego gusa ngo ikoresha ikivugirizo gusa ngo bikakuzaho none hanyuma Bibiliya yavuze ngo iyo wiringiye ubutunzi Imana itabirimo ngo bujya bwitera amababa ukaguruka ubu hari abantu bwagurutse ndashaka kwihutisha yego ngo ducunguze uburyo umwete tubonye rero gushaka kungukira hose ko Imana itabyemera hari umuririmbyi yavuze ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose ngenduwe nawe wanjye kugeza iteka ryose katuvuge ngo ibyo ntunze ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ubwo rero abantu bakuremo nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu nta burwayi nta bya none nta bizaza na Yesu hoya n'amakuba we nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu ntabyo ntabihari ntabyo ibintu bigera kuri 2 bisigaye ni ukwicira inzira yego Bibiliya ngo mwatangije iby'umwuka none mugiye guherutsa iby'umubiri Mana dutabare kwicira iki kubona kisezerano ryawe bese wari kongeramo no iritinze ndarisorezaho yego kwicira inzira ni nko gushaka gufasha Imana yego kwiyongereraho Imana yakubwira ngo haguruka ugende no Imana avuga ati nzakwimura hano nzaguha wenda imikorere isumbye ufite aho kugira ngo utegereze ko imikorere yawe ize yego ugahita wirukanyira kwicira inzira yego turajyana yego ugashaka guhita wimuka ugashaka kwimuka utabajije amakuru y'ijuru yego umenye ko Imana ishaka ko ari igihe cyo kwimuka ubundi niba ibintu byawe wabikuye ku karago wari ukwiye no kuhavana amakuru ya nyuma akubwira ko ari ihakuvanye icyo ni ikintu abantu batajya bamenya ushaka kwicira iki inzira kwicira inzira kuko Imana yakubwiye urugo urashaka guterura umuntu ubonye umukobwa cyangwa umusore no numuterura hari igihe uzamuterura kuko mbere yuko Isaka aboneka habanza abayishimayeli kandi iryo ni gisa n'isezerano haboneka icyo bita copie conforme à l'original ni za pirate yes habanza pirate original kaza ryari nyuma kuko iby'Imana birya barambiwe bagize bate bahagurutse batashye irya nyuma nukumva ko isezerano ryawe ryatinze ugatangira noneho bya bintu ntabwo bavuga ngo Imana ibabarire ngo gucumuzwa n'amasezerano amasezerano se yagucumuza Aburahamu ba Sara barinze bacura bagitegereje kandi ntibabivamo turimo turajyana yego ariko buriya yo bakubwiye ngo Hana mukeba we yabyaye 1 2 3 agera nahagira abana tuma kandi mukeba wa Hana ari we waje nyuma wumva iki ntagomba ko kubyara kwe byatinze ariko ho Samweli yaje kubishuro nyinshi abamukeba yaje ari isezerano ryiza Bibiliya yaravuze ngo Hana yaravuze ngo umva ukuntu yavuze ngo ibyishimo bya Hana uzabisoma muri Samweli bice cya 2 ibyishimo byande yaravuze ngo none wari ingumba abyaye kangahe
karindwi. yaravuze ngo nimukongere Ibyo ni kwirata karindwi. yaravuze ngo wari ingumba byaye karindwi kandi ari umwana umwe abyaye gusa Umwuzuro w'Imana. umwuzuro muri make Yego. naho cyaba ari kimwe Yego. ariko iyo kivuye ku Mana Kiba cyuzuye. Kiba ari cy'umumaro. yego Imana igukorere kimwe ariko gifite n'ubuhamya Imana ishimwe. Haleluya. Amen. ayiwe reka soze aleluya Amen. reka dusenge Yego. aleluya Karibu nisengere. Data we mwami Yesu nsengeye ubwoko bwawe barinde kwicira inzira barinde kwiganyira barinde gusubira inyuma barinde gucika intege barinde guhanga amaso bidafite umumaro bategerereze mu mwanya wabashyizemo kandi guhera none uyu munsi umuntu wumvishe ubutumwa yongera asubizwe mu imbaraga yongera asubizwe mu kwizera yongera arindire yongera akomere yongera ahabe mu mwanya umwe ndagushimiye Yesu kubigenje neza mu izina rya Yesu amen aha telefone